Reka mbasuze kandi mbifuriza ikaze mwe mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'ibiganiro bica ku muyoboro wa Nine Media. Nizere ko mukomeje kugubwa neza, nizere ko muri amahoro aho muherere mu bice bigiye bitandukanye. Niba utarakora sub wayikora kugira ngo ubu dushigikiye kandi ibiganiro byacu bigende bibagiraho uko twaba tubishyizeho, bikaba ari umugisha kuri twe kandi namwe mukaba mugize neza. Hanyuma reka turebe ni biki biri kuvugwa hano mu Rwanda. Murabizi ko twibanda ku nkuru ziri kuvugwa cyane cyane hano mu Rwanda, tukajya no hakurya y'u Rwanda tukareba ibiri kugenda bihabera. Inkuru rero idasanzwe iri kuvugwa hano mu Rwanda ni y'umuhanzi witwa Prosper Nkomezi, waba uri kuvugwa cyane ko yaba ari mu rukundo na Miss Muheto, waba waratwaye ikamba 2022. Turaje turebe kubera ko yamaze kubishyiraho umucyo, yamaze kwemeza ukuri kwa nyako. Andi makuru ari kugenda atugeraho nuko Perezida wa Amerika Donald Trump yaba yafashe ikiruhuko gitoya muri Qatar ngo arimo amenesha amavuta. Hanyuma rero turaje turebe uyu mugabo yaragiye hehe mu makuru yacu ya mukanya. Andi makuru rero ari kugenda avugwa cyangwa se atugeraho nuko Kamala Harris ngo mu matora ya 2028 muri Amerika ashobora kuzaba ari ku mwanya w'abahatanira umwanya wa perezida. Hanyuma rero tugarutse ku makuru yacu ari kugenda avugwa hano mu Rwanda nuko Nkomezi Prosper yaba yamaze gushyira umucyo ku biri kugenda bimuvugwaho nyuma y'igitaramo yari yashize hanze cyitwa Warandamiye. Nyuma y'icyo gitaramo ngo yakomeje kugenda yumva amajwi menshi y'abantu bagenda bamubwira se ko twabonye uyu Miss Muheto yicaye imbere kandi bikakomeza kuvugwa ko yaba ari inshuti yawe. Byameze bite? Ababwira ko ari inshuti ye, atangaza ko ari inshuti ye bisanzwe nk'uko n'abandi bose abari inshuti, kandi akomeza ashyira umucyo ku bintu avuga ko impamvu yaje mu gitaramo nuko yari yamutumiye kandi hari n'abandi bantu bagiye bakitabira. Hanyuma rero abantu bakomeza kugenda bamuhata ibibazo, ariko ashyiraho umucyo avuga ko rwose batari inshuti, bari inshuti bisanzwe. Hanyuma ubucuti bwihariye bwo ntabwo baba buhari. Hanyuma bamubaza niba ataba ari kubeshya, avuga ko atabeshya. Hanyuma akomeza kugenda atangaza avuga ko niyo nyuma byazaba cyangwa se bikazagaragara ko yaba yarabeshye, ubwo byaba byarabaye nyuma, ariko muri iki gihe rwose akomeza kugenda atangaza ko bari inshuti bisanzwe, nta rukundo rwihariye ruhari. Hanyuma rero andi makuru ari kugenda atugeraho nuko Perezida Donald Trump ngo yaba yafashe akaruhuko gatoya ageze hano muri Qatar. Yaragiye rero, reka turebe ibihugu yaragiyemo. Hanyuma se no kubera iki yaba yafashe akaruhuko gatoya ageze hano muri Qatar. Hanyuma rero ngo uyu mugabo ukomeje gukora ibitangaza hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba akomeje kubica bigacika, akaba akomeje kuyoboza igitugu nk'uko abaperezida bamwe bakomeza kugenda babivuga. Urugero nka Kamala Harris wabaye vice president, avuga ko rwose uyu mu perezida ayoboresha igitugu, ubutegetsi bwe burimo igitugu. Rero uyu munsi akaba yarahagurutse yerekeza mu bihugu bigiye bitandukanye birimo Malaysia, Ubuyapani ndetse na Korea y'Epfo. Hanyuma rero ngo ataragera muri ibyo gihugu akaba yaba yafashe ikiruhuko gitoya ageze hano muri Qatar. Ngo Emiri rero wa Qatar ngo akimenya ko Perezida Donald Trump ari bumenesha amavuta ku kibuga cy'indege cya hano Qatar gikoreshwa n'igisirikare cya Qatar, ngo akaba yagize ishyaka n'umwete byo kujya gusuhuza uyu Perezida Donald Trump. Nk'uko rero muri kugenda mubibona, murabona ko ahantu bicaye ni ahantu wagira ngo ni mu biro, wagira ngo ni mu nzu, ariko nagira ngo nkubwire ko ahari mu ndege. Iyi ndege Donald Trump agendamo ikaba iri ku rundi rwego, ikaba ari indege inyuma, ariko wageramo imbere ukabona ahantu hameze nko mu nzu, ugasanga ni ahantu heza. Urabona ko bicaye nk'ahantu hameze nko mu ma office, bameze neza, biteretse rwose amamashini imbere. Iyi ndege ikaba ifite iterambere riteye ubwoba. Air Force One rero Perezida wa Amerika Donald Trump cyangwa se Perezida wa Amerika wari wese yaba agendamo ni indege ikoranye ubuhanga biteye ubwoba. Hanyuma rero uyu mugabo ngo akaba yageze muri iki gihugu nyine agiye kumenesha amavuta, bikaba ngombwa ko indege yahagarara. Hanyuma uyu Emiri wa Qatar ngo akajya kumusuhuza. Ikaba ariyo mpamvu rero mubona iyi foto bicaranye hano mu ndege rwose. Akaba ariho ngo Donald Trump yaba yamwakiriye, byari ibintu byiza cyane. Hanyuma rero ngo iki kibuga kikaba gikoreshwa n'ibihugu bigiye bitandukanye harimo Ubwongereza ndetse na Amerika. Biri kumvikana ni ikibuga gikomeye, ni ikibuga mpuzamahanga, kikagenda gikoreshwa ndetse n'ibindi bihugu. Kikaba ari
ikibuga gikoreshwa n'ingabo zirwanira ku mazi ndetse no ku butaka, kikaba gikoreshwa n'ingabo za Qatar. Andi makuru ari kugenda atangazwa nuko uyu Kamala Harris wigeze kuba vice president, biri kumvikana murabizi ko mu gihe cyashize yari arimo yiyamamaza hamwe na Donald Trump waba waramurushije amajwi makeya agera kuri miliyoni 2. Ubu ngubu rero akaba yakomeje kugenda atangaza ko mu matora ya 2028 nawe ashobora kuzaba arimo wahatanira umwanya wa perezida. Bamubaza ikibimutera, avuga yuko yifuza ko cyangwa se afite inzozi yuko Amerika nayo yazayoborwa n'umugore nk'uko yakomeje kugenda abitangaza. Ngaho rero reka dutegereze turebe kuko niba uyu mu president cyangwa uyu mu vice president w'umugore Kamala Harris niba azaba ari muri aya matora, cyangwa se dutegereze niba Amerika koko izayoborwa n'umugore nk'uko byakomeje kugenda bivugwa mu mateka. Amakuru yacu rero uyu munsi yarayo ngayo, nimukomeze mugubwe neza kandi amahoro y'Imana akomeze kubageraho aho muri hose.